asumo utaribande muri no Kigali undi ni muntu cyundi mu kiye gihugu i Kigali utabayibande ntabwo wayibamo sinzi saa byabereye sinzi n'igihe byarangiriye ariko narumvaga umwava aho ndajyaho umwava aho ndajyaho bose numva bose bamvuyeho nza gukora 12 ya nza kumva inkuru ngo hari uwakoreye aho baza kumuganiriza angurira ikinini gera mu rugo biranga mitangira kwa muganga ngiye rwose bebe honest turizi ukuntu uburyo ki ahereza umutipe amafaranga kujya mu rongore akishyura karya mu bebe amafaranga cyane cyane isura ye ikikora bebe akavuga ati amafaranga kabisa ndayatanga ariko uriya mutipe ange hejuru Yes, amahoro y'Imana kuri wese wahisemo gukurikirana ibiganiro bya yawe TV tubagezaho umunsi ku munsi hibutsa gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Kwibutse ko dufite website yitwa yawetv.com ushobora gusanga amakuru agiye atandukanye. Bimeze bite mushiki wanjye? bimeze fresh kabisa nari. Tubahe kaza kuri yawe TV ushatse watangira n'isengesha kugira ngo ibintu bigende neza. Gusenga umemukiye ahubwo we bikurikirane ruzungu ndasenga nyuma kirangiye ni usenga urasenga dusoza niyo twari gutangira dusenga kugira ngo bize kugenda neza wamfasha nta kibazo nagufasha yego nuza gushyira icyo kirahure hasi ndibuze kugusengera kirahure se ngo nyambuye umugabo umugabo ni ikirahure cyangwa ni ikirimo nyine ni ikirimo nyine wanyambuye ahari mwiki ni jike angahe mu mitsingi umwe wa danje mitsingi niwe musheri ufite ubuntu nesheri wanjye kabisa yasumwa byumusheri nuko dutangiye ikiganiro cyacu turi kuri n'umwari hano ari buze kuzuza ubundi ngo mwize twibwire tubone kuganira tuziranye so nitwa Jackie ku bandi nyine ndabizi neza ko atari ubwa mbere mu mbonye nitwa Jackie cyangwa Sharon nkaba nkora ibintu bitandukanye mu social media like ndi umuvise ndi umwakiti actinga ama video ndi umuhosta like akora n'ibiganiro bitandukanye so ku bakunzi banjye wallahi peace ntabwo nabibagirwa abanzi banjye akaba n'umukunzi aho mu kirahure abanzi bo rwose komereza aho ngaho plage nuko wabibwira my boyfriend wanjye n'uyu boyfriend wawe amukunda akaba na girlfriend inzoga none igira igitsina ra inzoga ni baby inzoga ni baby ntabwo inzoga ari baby inzoga ni baby oya ni baby inge ndi baby uri baby no wabonye inzoga turi bisazi okay like ngira ngo nabwira n'abantu bakunda kunkurikirana like Instagram, TikTok amazina nkwesha Uwase Ja Sheila nimero yanjye ku muntu nyeneye kumvugisha kanyandikira WhatsApp like na call 0780412931 0780412931 iyo ngiyo ni WhatsApp ikaba na call welcome. Jackie akaba yoroheje ibintu abantu usanga bari guca mu gikari nimero zuriya mwana ubwo nizere ko nta muntu uzongera kwandika abaza icyo kibazo birakemutse arabikemuye siko bimeze bazaguhamagara bakubwira iki baguhamagara bakubwira iki bahamagara bambwira ibizima nyine urugero hari abamamagara bashaka kumpa akazi k'ibyo navuze yuko nkora hari n'abamagara bashaka yuko twakibera inshuti mu buryo butandukanye abandi se ntabwo mbatekereza mu mbabarire ntabwo mbizi ibyo uhura nabyo mu gihe butandukanye ni Sharon ni Jackie yose ni amazina yawe niwe turimo turaganira mushimira ko yitabira ubutumire bwacu kuri yawe TV kandi nizere ko atari ubwa nyuma ntabwo bizajya bihoraho ngo wenda kugira bize kuba tuziranye neza ushobora kwibaza ngo abahosta cyangwa se ako kazi kose bagiye uvuga gakorwa gute ku mutasobanukira abahosta ni like ni nk'igitaramo runaka
kamvuga ku bantu bazwi ngiye kuvuga nka ba Muyango nizere ko mumuzi Muyango rero nkakora kuntu wafata ama fish bakashyira ifoto ye nawe bebe bakunda gukorana nawe bebe aca mu maso nanjye amenye izina rye kwa kuri nyine fish bimeze niko natwe badushyiraho nzewe n'abandi bantu then ariko kazi ko nyine se cyangwa hari ibindi ukora ugeze like nyine ngezeyo hari n'ibindi umuntu akora ibyo nibyo dushaka kumva cyangwa se kumenya so abari bitaramo runaka bitandukanye nshobora kuba nka boss runaka wenda mvuge nka Bugaru nka boss ashobora kuntumira akambwira ati nabonye kabisa naribi ntiwanzanira abantu bitewe n'uburyo umeze character zawe nshobora kugutumira wenda uri nk'umuntu umwe ukanzana nk'abantu 10 bagakunda aho hantu bakazana abandi bla 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 gutyo na gutyo ukanahurirayo n'abandi bakagukunda ejo bakagaruka kubera uburyo witwaye uri umuhosta I know nibyo nyine batanga show nyine no kubyina n'iki bikabera stage nyine ariko ndi no mu masoza ariko burya mbihishemo akokomana iswa byibagiye undi watunyirizaho kamera aya kare ukuntu ujye ubigenza ngo ndumva nameze neza ko ikirere kimeze nabi nafunganye numva nasaze ese kumansura no kugira nta mbaraga nifitiye kumansura numva nyine nari muri mu niho washyuha muri kazi nta modo mfite mbabariye abantu bakeneye kubikurikirana bya TikTok Instagram cyangwa bajye baza mu mashow yanjye sajya birebera muri iyi minsi biri kubera muri iyi minsi like byaberaga active byaragana hatandukanye hano za Remera za Gikondo ngiye ndimuka ntago ngira ahantu hamwe akazi kawe ka buri munsi ubona ikiza cyako cyangwa se kamaze kukugeza kuki ikintu kamaje kungeza ku nshuti kukominikana n'abantu batandukanye b'ingenzi b'ingirakamaro hari umusho kugira mu buzima ukabona rwose bitwa nuko atakajemo ubwo se nomeze gute umuntu se naho ndi buza kugutakariza umwanya mani akaza kubwira uburyo butameze neza kumva ngo shango nyine ngumva ngo duhire mu mashongo duhira hana mwahahurira bikaba ibyo sibyo bikaba birarangiye yakubwira wenda nk'urugero runaka na status ye ya postinze ababaye n'iki kamwatse kuki utambwiye basimeze bite cyangwa wowe uri mu kibazo n'umutabaze ngakombe aho ngo wapi kabisa naga wisa baba yishakira aho ngo oya ngo nashaka tujya mu masho no mu bibazo duhuriremo ariko ubundi ibyo mwabaye muti nago bigitwika ngira ngo umuntu ushobora kuba yakureba ashobora kubona ko imyaka ntabwo ari myinshi ako kazi wakinjiye mu gutegura wisanzwe urimo gukora akazi nk'ako ngako kwanjye ndi umuntu ukunda ibintu by'amasho n'uburyo ngaragaramo na taye yanjye n'imyambarire nambara cyane uyu munsi nambaye ipantaro naho ngiye mva banenda kwambara ubusa babura gato imyanya yose mba nayihisha ariko nyine ahandi hose hagaragara amabere n'igitsina byahishwe n'ikibuno ibindi byose biri hanze bazakwambura ubutore nawe ntabwo bazabunyambura bunye nzawambura uri igisazi bazabakwambura kabaye ubwo buzima kuba uri muri show muri iyi minsi amashow agira ngo yabaye menshi ubundi abantu batayajyamo mujye mutubwira n'ibiki bihabera kugira ngo wenda natwe tuzitabira umunsi umwe ikintu ikihabera ni uko ushobora kuba ufite stress wirwanya stress wagira aho abandi bari zikagenda zigashira nicyo kintu cyonyine nabwiye cy'ingenzi kuko aho ngaho tuba turi gukora show niho uhurira n'abantu benshi muri buhuze bitewe n'uburyo witwara ntabwo bivuze yuko umuntu wese mwahuza hari uburyo witwaramo kugira ngo uhuze n'umuntu neza niba uri wa wundi uhora ujunjamye meze nk'ikirindazi ntiwahajya nawe uzi ko urumva wa wundi uhora ujunjamye wa wundi ukunda kabaye kabaye ese waba ujya ntabwo bihura rwose ariko wenda gusa nyine like iriya show izo biriya bintu byo guhostinga n'umuntu abizanye Imana imuha umugisha kuko biraruhura mu mutwe njya mbona abantu couple couple abantu n'umugore n'umugabo bava mu nzu bakaza mu mashow yacu twebwe cyangwa n'undi wese
izo show zibera mu tubari cyangwa n'ukundi mu tubari mu mahoteli ahantu hatandukanye biterwa n'ahantu runaka ahantu heza nyine hameze fresh nyine amahoteli atandukanye mu kabari n'izandi byabera ni ahandi bijya bibera pe ngiye mbabwije ukuri nawe ariko tubwire ko ntawe twumva house party bameze bite house parties bari ibyana nyine bari ibyana na byanye ishusho yo muri house party uko biba bimeze house party ni show nyine idasanzwe nyine gute ushobora kuba wenda nshobora kuba nambara wenda nk'akajipo n'akaki kakona ukabona nyine byarushijeho kwambara ukundi kuntu ukabona nyine byarushijeho tu ukabona hari ibyana birenze nyine bidasanzwe haje ibyana haje abakapo urumva reka nkwereke mugasangira mukanywa hariho umuntu ngo hari kuri stage ukabona waba masuzi ukabona ibyiza gusa kuri stage baba hari yes natwe umwe muri twebwe ashobora kujya kuri stage akakuryohereza ibyishimo kabisa uraho nga wibere ku icupa ryawe ukavuga ati rawundi ndayemeye kabisa hari ibindi bintu biberayo ibyo bintu ntabwo njye nahura nabyo bajya batubabarira kandi ndi umuntu ujya mu mashow cyane pe niko hari ugiye usanga ugasanga hari nk'amavideo agenda asohoka hanze ese niba wemereye umuhungu kukujomba igitwe se yabura kutakikujomba aho ngaho cyangwa muhita mwibeta muri ibeta nyine nese nka zera video ujya ugasanga byabira abantu bicaye aho hantu ntabwo basinze man ese bari bazima yabatakaye umaze kujya muri house party nyinshi niba ntibeshye wenda nk'ingaruka ushobora kubona zishobora kubera ahantu nk'aho ngaho n'izihe ingaruka zishobora kuhabera ni nka kwa kundi umuntu asinda agatangira kurwana hari abantu basinda batangira kuzana ibya big deal bagasara ariko nyine ntabwo ari sawa tu ariko inyinshi nkunda kujyamo ntabwo ibyo bintu bihabera hari abantu biyubashye nyine basobanutse ntabwo ubwo bugoryi babugira ubundi ahantu habera ibyo bintu handi baba batazi ibyo barimo asaba uri umukapo bari kwiga uri umusore muzima avuze ati mfashe umwanya ngiye gukurikirana bari abantu wallahi gatangira gukomana amacupa cyangwa uri umukobwa muzima ngo nuko ufitanye beef na mugenzi wawe akuriye moto ariko koroshya ubuzima man ubwo bugoryi wapi mubango wowe ubonye bikomeye ngiye mbonye bikomeye izina ry'Imana ngira bonse akagutera akagusohora akundiriza ibyishimo aragusohora cyagira ngo uhita witaye sometimes ndataye naniwe numva naniwe nyine bincanze mu mutwe bitana kuko nawe nakomeza kukureba mu maso yanjye uza kureba umuntu uri kugusagarira ntabwo byakunda yaraho nkomeza kukureba mu maso ndakwirinda nyine kuko uri kunzamura depression iz'ibindi bintu biba byarambayeho wowe umuntu ashobora kuba se umuntu akora akazi n'aka ngaka bahura n'abantu benshi bagiye batandukanye ibintu bigiye bitandukanye nkaho ku giti cyawe iyo ureba ukurikije abantu muhura ubona sosiyete nyarwanda kuri uyu munsi ibintu bihagaze gute njyewe ibintu ni waneza wallahi ibintu ni uburyo wallahi ahubwo kubera abafana banjye mukomereza uko muri kunshimisha bakomeze gukora ikibukurikira cyangwa se bakomeze bankurikirane banitabire but birimo biranshimisha nyine ukora imisigaye mu cyumweru nduka kwa mbere no kwa kabiri gusa bwa kwa gatatu ndakora kugeza ku cyumweru nkora gusa nyine ubwo icyunamo cyaje yagako shaba nagufasha burya ariko bakuvunira mu ivi iyo tugeze mu cyunamo burya umuntu akwiriye gutekereza like ukwiriye byinshi ugomba gufata abantu mu mugongo abantu bakora ibintu nk'ibyo ko mu cyunamo ari igihe cyo kuba umuntu icyunamo barabizi ariko barabizi ntabwo bapfa kubikora ko bafunga abantu bakeneye kwibutswa ntabwo bose bumvira rimwe ariko reka twizere ko ntawe uzacika ngo akore ikintu nk'icyo ngicyo rero muri covid kunajyaga batambikana abantu kandi tuzi ko twese turi mu yakoraga gufunga muri covid yabaramfunze umunsi kakorewe house party mu nzu y'umuntu turabasakuriza baratwinjiranye baratujyana barabatwara mwese amazemo icyumweru ndi muri gereza icyumweru cyose
nizere ko utazongera gukora amakosa utaha uzaba umeze neza. sha nta mpamvu kabisa buriya nirinda ikintu cyanjyana mu bibazo. Iyo urebye ubona ayo ma house party cyangwa se ayo ma house tugenda ukora ubona abantu bakunze kwitabira ni urubyiruko ni abakuze baba bavangavanze ariko nyine pourcentage yo hejuru ni urubyiruko. Akapose shaka abagore babaye banyinyiriye mu buriri azi niba bari kumujomba igitwe are n'isi neza ugira ngo asige umugore areke kumujomba igitwe ngo agiye muri party. Numva atari ikibazo. Ikibazo gikomeye. Ariko nabo barabibeta bakaza da bamuhura nabo kenshi. Iyo akariro katari akanyina araza akafata akariro ka bizeri wallahi kagenda neza. Ubwo mwahura akagenda cyane ntago namwihorera yasheze. Yasheze ntago namwihorera. Yasheze bigenda bite? Yasheze nyine turabikurikirana. Ese urumva turabikurikirana? Turabikurikirana. Gute nyine tubwira ati wenda nk'urugero ati iyo bigenze gutya na gutya ikiba gikurikiye ni iki? Neze niba mbwiye ati rero sister ni iki bimeze gutya. Uba ntago kushegera wallahi ntago kunze. Ndambwa ati sawa nari bitubikurikirana. Ko nyine umuntu mukuru arumva. Babarira ntago njye nazibura ncukwi birenzeho ngaho. Kuzibura ncukwi cyangwa ni ncwa. Ari ncukwi. None sibwo nk'ibyo bintu ntago abantu bashobora kubona yabona bikurikiranye mu bwo buryo akaba yakwita irindi zina cyangwa se akabyita. None se abitwaye amazina ni bakese ariko nyine iyo uzi icyo ushaka yahuzu. Uraheza nyine ugakora akazi kawe. Uraheza. Ese ugiye kurwana n'abapipo. Abanyarwanda tuzi ko ariko gaco kabo rega. Abanyarwanda baravuga. Baravuga umunwa wabo rwose barawufite baravuga. Rero ntago ajya kurwana n'umunyarwanda w'abandi. Ese turabanyarwanda. Twese turavuga mu yandi magambo. Turavuga kandi akariho rimwe na rimwe nako karavuga. None se ubwo niba nyine ushobora guhita ubikurikirana kwaje ukajya kuzibura. Ahubwo wallahi. Vuba. Wakumbuye. Ni gutya. Kumba wakumbuye. Sibyo Ngiye cameraman mu bikurikirane. Oya. Sha bamu kubita imijugujugu. Bande. Aba bancegeye. Ese wewe se umuntu se nayo niho yagusha. Ahubwo namukubita cyane. Amukubita cyane. Wallahi kikabikurikirana. Gicuruza se? Ngewe se curuza iki? Ntago ndangwa nubwo ncuruza. None se cyane. Namo Ufite container? ntago mbizi. Kaymuntu rakabandi. Ase utari bandi muri no Kigali undi ni muntu cyundi mu kiye gihugu. I Kigali utabayibandi ntabwo wayibamo. Jackie biragoye ko umuntu uri mu buzima nk'ubwo ngubwo wenda usanga hari abantu benshi batabyumva kimwe nawe. Ariko wenda kugitiye ugasanga uravuga ati ngewe ibyo nkora ndabizi. Ubundi ariko ubundi akenshi hari n'ukora ibyo atazi. Ndabihamya yuko abenshi bakora akazi nk'ako nkora. Ntabwo babazi icyo bashaka. Ariko urakizi. Intumbero yawe ni Intumbero gute? Njye nta kintu ndi ku cyuma. Intumbero Kirundi se bijya kazoza. Minizo ati intumbero. Ahazaza hawe. Ahazaza hanjye. Urateganya iki uvuga ati ngewe niba nkora akazi nk'aka ngaka igihe ikintu cya mbere kugira ngo ugere ku kintu usubize kari gutya si kari do. Buriya ndabizi neza yuko like imyaka 2 iri kuza ari ikintu kirenze nzaba nagezeho. Kirenze simvuga singira gute ko kirenze umwaka umwe ugiye kuza cyangwa 2 uzatamubona yuko Jackie ari undi muntu. Kuko niba mfite intego mfite ubushake bwo gukora cyane mfite n'ikintu nshaka ntago navuga yuko naguma hondu ahubwo uburi ko buke uko bwije ngenda nzamuka man izina ry'Imana buri wacanye maremare rwose tayacana ariko nta mikino kurwana n'abapipa ushyira hirya hari ibikurikirana nta mikino mu banyarwanda wangu kabisa.
mu kazi kawe wenda nk'ikintu ushobora kuvuga ati ingaruka cyangwa se ikintu gishobora kuba cyarambayeho ndi muri ubu buzima ndi muri uyu munsi ni ikintu cyambayeho se ni ukwizera umuntu, kwizera abantu, nacyo cyane nakoze n'Imana itazigera imbabarira. Kwizera abantu ubwo ni icyaha gute? Ni icyaha kinakomeye, kwizera umwana w'umuntu ukamwizera Mana muri rwa rwego wizera umuntu kurya n'ubuzima bwawe ushaka kubutanga kubera we. Ni icyaha gikomeye. Uzi inyuma si iyo umaze kumwizera se uzi binagukorera handi wicuza ukavuga ati Mana yanjye. Nk'umuntu wizeye akaguhemukira yaguhemukiye gute wenda niba atari ibanga? Sha ni ibanga pe. Ni ibanga kabisa. niyo muhise mu marira arabunga mu maso. Shana nshobora kurira ubwa kabiri kuko nararize birarangira ngishyira life yanjye hanze nararize. Ariyo mara niyo narize sinshaka kongera kurira. Byararangiye. Ubwo ndaruhutse meze neza. Nahari kabisa. Ndi wandi mani ngiye mujye munyorera. Nzi icyo nshaka. Cyo kwimerera. Abakurikirana ibiganiro bya bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwibaza hari ikiganiro nabonye uvuga ko wigeze kuba papa kungufu abantu babivugaho rumwe bamwe muri comment ngo bamwe ngo planka ngo abandi ngo senga ibi bintu ngese kuri wowe n'ukuri kuri kwanjye ntabwo biba ari plank bira byarabaye byanyabyo nafashwe ku ngufu nyine ya byarabaye n'utumiro muri make uko byagenze. Bwa mbere uko byagenze natumiye muri party ari umujama hananumira njyayo hanumira n'abandi ba baby anga nimba muzanire ndabajyana babiri tujyana turi batatu sangara abajama 12 bariyo 12 ya n'aba baby batatu bandi natwe batatu twari tuje. Then nakunda kunywa shisha nkunda kunywa nzanuza zaki byose yanda yose nyine nkunda kwisoma za weed n'iki kanuka ivi na ivi wallahi man nje nyine narabinywaga ahoraga nibereye mu gifuri sora biretse biki narabiretse uso bumvisha kotse hari naga tuvuga ati nandi mu biki se andi kurwana niki shana narabiretse ntago nyibe hanyuma uragenda nyine ndatumura numva karamfashe nayo ninyweye n'utubyeri nkunzikayo n'utundi ewa sha iranswera kabisa ako burya yaransweye banjomba ibitwe byabo pe ndimo ndabyumva murabyumva yatubwire neza slang zigabanye zo slang okay okay reka mbibabwiye nyiko byanyenze nyine naranyweye and then nza gusinda umva ndananiwe mu bwonko nyine biranga njyama aho ngaho njyama mu cyumba cyari gihari mbona umuntu urimo nyiryamamo ewana sha sinzi isaha byabereye sinzi n'igihe byarangiriye ariko narumvaga umwavaho ndajyaho umwavaho ndajyaho bose numva bose bamvuyeho nza gukora 12 ya nza kumva inkuru ngo hari uwakoreye aho baza kumuganiriza angurira ikinini bituma nasama ndakinywa then na phone yanjye nayo ikintu kirenze ari bayitsimbye mba ndayibatse ndahamagara taximan wanjye araza barayintegera barayishyura ngera mu rugo biranga mitanjya kwa muganga baneragura inshinge maramo icyumweru ndi mu bitaro ko amazi yari yanshizemo man wallahi imeze nabi. Ni ukuvuga ngo abasore bose bari aho ngaho uko ari 12 bose bakunyuze bose barandongoye man. Warabyumva cyangwa babikubwiye bukeye? Narabyumva kuko nyine ntago ari ko umuntu apfa nyine tu ikimubaho cyose bacyumva. Ariko nambaraga nayo ifite zo kugira. Bari b'abakobwa bari batashye. Bari batashye. Hanyuma so wari wagutumiye muri iyo party? Ntago nigeze mubona tu. Ntago mubona. Ntago nigeze mubona. Nashidutse nsanga yagiye amubonye amaje kwishyura moto ubundi ndamubura
abakobwa nsanga bagiye ndahamagara barambwira ngo bari mu rugo ngezeyo nsanga numva mu bwonko biranze njya kwa muganga nyine tu barankurikirana nyine ndakira n'ibyo ntabwo wangiriza cyane ntabwo sha kwangirika byo n'ibyo nyine byo kubura amazi n'iki kumva nyine wapi zikomeye sha ndanakomeye kabisa 12 ndakomeye sinzi n'umuntu ari kubwira ngo wihangane cyangwa se niba waramaze kubyakira byararangiye Sha. ariko niba koko ariko byagiye bivuga atabivuga byihore n'ubundi comment ndi kuzibona nkumva n'isese miraje siko umuntu agutera comment ukagira n'ubwoba kagira ubwoba kavuga ati noneho ngo naduwe visa yankorera iki abantu babwira iki nabwira nuko mbere yo gutera comment ujye ubanza ukuremo inyigisho y'ikiganiro uri kumva uvuga ati se njyewe ari we like uriya ari njyewe byabayeho ese nawe ameze gute muri aka kanya mbere yo gutera comment ujye ubanza ukuremo inyigisho y'ikiganiro uri kumva kugira ngo tunabonereho utange nk'inama runaka mu by'ukuri hari abantu hamagaga muri pati nka gutyo ukagenda ariko niba ntuzi waguhamagaye cyangwa se uramuzi ariko wahagera ugasanga uri muri ibintu by'ibyo inama nabagira abakobwa n'ubundi niba bahohoterwa sibyo inama nabagira nuko mbere yo kugenda ajya amenya umwambaro agiye kwambara amakingi ashobora kutari bumujyane mu bibazo ikindi cya kabiri amenye ngo se uyu muntu umamagaye turi inshuti bingana gute ese uyu muntu ntabwo ashobora kunenguha ese making ashobora yuko nta muntu undi bukore kuri telefone agahita ntabara nabagira inama yuko mbere yo kugenda ujye ubanza ubwire mugenzi wawe wizeye ubizi neza ko ari bugutabare mu kibazo uri buhure nacyo bita ukanda akamesaje gato ubone ngo umuntu arakugeraho ese kugira ngo ugende ufite ubwirinzi bwa mbere ni uko umuntu atajyayo ubwirinzi bwa reka mubwire witonze witonze sibyo ababebi dukunda amasho sibyo ntabwo tumeze nk'amwe mwifata ariko se niba umukobwa akunda show akunda kuryoshya akugira ngo nyine abe amere neza n'abandi just nyine mbere y'uko agenda agenze making ashobora yuko hari umuntu basi inyuma y'uwo usigaye w'umwizerwa uri umutabare mu gihe ageze mu kibazo runaka rega show ntabwo zibera ahantu ariko bikamanze nkubwira none nyine mu gihe utizeye umuntu uguhamagaye making ashobora yuko ari umuntu ushobora kugira ikibazo kuri wowe ugahita uhamagara undi akagutabara wundi wizeye ariko mu gihe ugiye nko muri show wizeye ku muntu uguhamagaye wizeye nta kibazo wabura nacyo mana ahubwo njye numva inama twabagira aho utizeye wareka kujyayo ukajya aho wizeye gusa shaka like 90% nta mukobwa reka kujya muri show serious nyine nta kibazo ushobora guhuriramo nacyo abahungu se nta na kimwe cyihese kandi ariwe wari guteza ibibazo niba babiteza ikibazo giterwa n'umukobwa n'uwo akajya kugikemura mbese niba wagiye wambaye nk'uko watubwiye ujya wambara nyine urumva utarimo ikintu nababwira ni uko wa mugani wawe aho kugira ngo utizeye ujye ubyihorera wabyihorera kuko nanjye nsigaye mbireka nazo ni kabiri kangamo amagana ndi mu buriri mbwiza ukuri kw'Imana nawe ushobora no kwegura umutwe uvuga ati bro nasa napfa mbanza uryamye he ubona ugiye kuvatira bari kunjomba igitwe wasanga uri ahantu wiryamye ahandi hantu wari kumbwira gutyo ese ko nta video call tujya tuvuganaho umenya ahantu uri nkaba ntazi wawe niyo yawe video call sinamenya ko ari wawe uri urimo nabwirwa n'icyo ahantu uri izina ry'Imana akenshi mba nibereye mu kazi kugira ngo mfatishe untumire muri show zawe bari ikibazo akenshi mba nibereye mu byanjye kabisa mba ni mu kazi nubahiza akazi k'abandi ko ngakora neza se ntawe bisobanuye ngo ni imyaka umaze gukora niba utajya muri show bisanzwe cyangwa nuko uri mu kazi nuko mba ndi mu kazi gukoma ntari mu kazi se kugira ngo show banyira koko shana hazijya yagaye hirya hari imeze neza rero ngakobwa nawe musigaye mukurwa Igo we
ngiye rwose hari umubebe wa nesi turizi ukuntu uburyo ki ahereza umutipe amafaranga kugira ngo murongore akishyura umutipe ubwo se nawe abamuguze bimeze bite banza bamuguze kabisa nawe bamuguze nyine ese numva atari kumwishyura kugira ngo ukemure ikibazo nawe yishyuza mbere cyangwa hari abatipe b'amasileyi ari hanze abasaze bakarya umubebe amafaranga cyane cyane isura ye ikikora umubebe akavuga ati amafaranga kabisa ndayatanga ariko uriya mutipe njye hejuru kabisa icyo gusa akamira amazi kubera umukutipe akamureba akumva yatangiye gushyuka ahubwo akumva arenda kwinyaraho ubundi akabona agahita ayikurikirana buri zungu yavuga ati uyu nguyu nanjye ndamwishyura yanjye karusha igitabo ushobora gusanga bayakuye ku wundi muntu ese sibyo ndi kubwira akayakura ku musaza akagenda agahereza umusore ati nawe ati rwose bikurikirana ariko ngewe kabisa nzi uwo mujama uko ameze ngewe se akareka ariko hari ikintu mba nibaza ahantu nk'aho ngaho umva abantu bari kumpamagara ubwo ko uri mu kiganiro ariko ejo bundi manibu yaravuze ngo nimero yanjye yanditseho Jackie Kiriya Jackie Kiriya muri fone ya manibu se Manibu yaransekeje uri umukiriya wawe cyangwa uri umukiriya ndabizi se ngo nimero yose ngo niyo nimero atunze ngahamagara akabonamo Jackie Kiriya unamuhamagaye ngo ahita abona ngo ni Jackie Kiriya Jackie Kiriya nibyo bashyizeho se ndabizi se hari ari umuguzi n'ugura umukiriya barindi umuguzi n'ugura hari umucuruzi akaba n'ugura umukiriya wari umucuruzi umucuruzi cyangwa uje kugura oya umukiriya wari umucuruzi broski ese wowe uracuruza umukiriya sibyo umukiriya wandi buje kugura da nibyo ari wandi buje kugura neze niba nza kugura ibyangwe nza kugura bye runaka sindi umukiriya se uri umukiriya none none se uri umukiriya ndi umukiriya w'ibyangwe ndi umukiriya w'ibintu byose nambara ndi umukiriya w'ibintu byose bijya ku mutwe uri umukiriya w'iki shani ndi umukiriya sinzi ibyo byanyu murabizi nayo ndimo ndakubaza nk'abo basore hariho ukuntu umukobwa ajya gusura nk'umusore bamara kubikurikirana avuga ati mpagatike nitahire uwo musore nawe iyo birangiye asaba tike cyangwa bigenda bite umukobwa bamubwira ati makanemero byonyine akabikurikirana ubundi ngo ukaraga agatike ubuse abaye nk'aho ngaho ntaryo yari afite yahata imigeni ntabwo umukobwa yagushegera nta giceri ariho byose ibintu by'ubona bikwiye ntabwo bikwiye ahubwo abakobwa mujye muturemera abakobwa ntabwo ni mubona mwinshi mujye nta mujama mani muzima wariya ikofi y'umukobwa ikintu wohereza kuri momo y'iwanjye ahubwo we babikurikiranye sinabuze nimero yanjye bikurikiranye nta muntu wanjye ikofi yanjye ndagasa ndaba nkuriye ikofi urabona ndemeye nakuremera nibwije ariko si wansaba sinagusaba ese ubwo uwo mushyuke koko nabuze umuntu ndongora ku buryo naza nkakubwira ati kugira ngo nguhereze amafaranga ngo ndongora sinakubwiye yuko hari abatipe ari kurya amafaranga y'abakobwa kugira ngo barongore ntabwo ndi muri abo ese si byo nkubwiye nyine pfana wowe wasazi hari igisazi kabisa ushaka kuyobya pasiteri ntabwo ko pasiteri ubundi bugusengera mu kanya ugakizwa sha ni izina ry'Imana usenge turebe ibyo ari byo ni ugusenga kabisa nkareba ko uzajya ugenda noneho ntiwambare ko wakunda ukagenda wambaye wikwije kugira ngo utaza kugira umuntu kwikwiza ariko kwikwiza n'ibiki kwikwiza kwa mbere ni mu mutima mujye mumbabarira imyambaro nta kivuze izikora biyambikishwa ibikanzu bigera ku birenge aribo bashitani ba mbere se aribo bayobya ba mbere kukurusha harabuze bakurusha kugeza tubyihorere ndavuga ngo nta rubanza naje gucira abanyarwanda buri wese abazi ukuntu buri wese n'ibibazo bye buri wese azi kubikurikirana ntawamenya
Jackie none se reka wenda tugane ku musozo w'ikiganiro. Niki kiri ku mutima wawe wasangiza abakunzi bawe cyangwa se nawe umaze kugira abafana? Urabafite? Abafana ndabafite kabisa. Niki kiri ku mutima wasangiza abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe? Sinzi ku mutima wanjye nuko ndi kujya nunguka inshuti nshyashya mu buzima bwanjye. Sikumbwira amagambo meza kabisa, amagambo nkomeza agatuma nkora cyane. Kuko comment izo ndazisoma nkabona abacanege, nkabona abazima, nkabona mbese ariko ibyo byose ntago byansubiza inyuma. Mba ngomba gukora. Ndakeka yuko uko mwandika comment ariko mubona yuko ibintu biri kugenda bihinduka, ndi kugenda nkora cyane ahubwo. Dushobora gukora cyane. I know. Abo ucika intege gihe urushaho gukora. Nicyo kintu nababwira kandi Imana ijye ibaha umugisha. Platform zawe bagukurikirane, following niba araho ntagire following. Bigute platform zawe kugira ngo bajye babasha kubona ibikorwa byawe bigiye bitandukanye ubategura. Izina rya IG cyangwa TikTok, Instagram, Uwase Sheila. Ninakoresha hose nyine kuma social media yawe. Yeah. Urumva ari ibyo. Nimero yanjye nayibabwiye hatangira ase isubiremo. Yahagije nyiragufite. Niba yishaka bayibagiye azayikubaza. Ya nabyo ko ntawe uzayimbaza. Wayivuze bajye bakurikira ubundi bamenye ngo umuntu wacu turamusanga ngaha ibintu bigenda neza. Reka tugushimire abari bakurikiye ibiganiro bya TV ibiganiro byo nakagaruka bakomeze bakande subscribe bakore like share ndetse na comment ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Tabakunda cyane.